Umugani wa bwoba burakiza. Habaye umugabo akitwa Ruzirabwoba, agiye kubyara umwana w'umuhungu amwita Bwoba burakiza. Burya ngo izina ni ryo muntu. Bwoba burakiza yabyirukanye ubwoba bwinshi cyane. Bwoba burakiza yarakuze agira ubwo ashaka umugore, ariko kubera ubwoba bwinshi cyane yajyaga kujya hanze ari nijoro akabwira umugore we ngo namuherekeze. Umugore we bimaze kumurambira aragenda abwira abandi bagore ati jye nagushije ishyano, ntabwo umugabo wanjye ashobora gusohoka nijoro ntamuherekeje. Maze abandi bagore baramubwira bati maze ugende nakubwira ngo umuherekeze uzemere umuherekeze, maze nimugera hanze uzamwibete ugaruke mu nzu maze ukinge ukomeze, maze azahere hanze. Nahamara amasaha 2 cyangwa 3 ubwoba buzamushiramo ntazongera kugira ubwoba. Nuko ku mugoroba nyamugore ashaka ibyo kurya nk'uko bisanzwe, arateka ararura, bararya bararyama. Icuku kinishye umugabo yumva arakubwe, maze abwira umugore ngo namuherekeze. Umugore arakunda aramuherekeza. Bageze hanze nyamugore aramwibeta maze agaruka mu nzu, urugi ararukinga ararukomeza. Hashize akanya umugabo aho yari ari mu musarane ahamagara umugore ngo yumve ko ahari. Abigira kabiri yumva nta muntu umwitabye, maze umugabo ubwoba buramurya ava mu musarane aza yiruka. Ageze ku rugi asanga rurakinze rurakomeje. Umugabo niko guhindura umunwa ati kingura wa mugore we dore kirandiye. Umugabo ahondagura urugi kenshi akubita imigeri myinshi ariko biranga. Umugore aho yari ari mu nzu ati nikikurye n'ubundi ntacyo wari umaze. Umugabo ati uremeye ko igisimba kindya nkapfa ukaba imfakare imburagihe? Umugabo amusaba imbabazi cyane ariko umugore yanga gukingura. Maze hashize nk'amasaha 2 umugabo abona ntacyo abaye, maze abwira umugore we uneza ati kingura ubwoba nabushize ntabwo nzongera kugira ubwoba. Umugore ati kugira ngo nemere ko washize ubwoba zenguruka inzu yose ugenda uvuga numva, ndetse ugere n'inyuma mu rutoki, maze nubirangiza uze ndakingura. Umugabo arabikora, arangije aragaruka umugore aramukingurira. Maze umugabo ageze mu nzu ati ubwoba ni ububwa. Umugore aramubwira ati ubwoba ni bwiza kuko n'ubugabo butagaruka bubyara ububwa. Maze mu gitondo umugore aragenda ajya kubwira bagenzi be ati burya ibyo mwambwiye byabaye byo. Abatekereza uko byagenze, yongeraho ati none ubu ubwoba yabushize. Maze abagore nabo baragenda babibwira abagabo babo bati ubwoba yarabushize, ndetse avuga ko n'icyananiye abandi we yagikora. Abaturanyi ba Bwoba baramwangaga cyane kubera ko yabarushaga ubukungu cyane. Bari barashatse uko bamunyagisha ibwami byarabayobeye, nibwo bagiye ibwami kumubeshyera babwira umwami ngo Bwoba yaravuze ngo ubwoba yarabushize, ndetse n'icyananiye umwami we yagishobora. Ndetse kugira ngo bamucishe umutwe bongeraho bati ndetse yavuze ko n'umwami atamuhangara. Muri icyo gihe hari imbogo yigize ishyano mu ishyamba, ndetse yari yarabujije n'umwami kurihiga. Maze umwami amaze kumva ayo magambo biramurakaza, nuko ategeka ko batumiza Bwoba ngo aze umwami agire icyo amubaza. Bwoba ubwo yaragiye, maze ageze ibwami, nuko umwami aramubaza ati harya sha ubwoba warabushize? Ubwoba burakiza kuko atari azi icyo amuhamagariye, maze arikiriza ati ubwoba narabushize umwami nyiri u Rwanda. Umwami niko kuvuga ati ubwo nibyo bakuvugaho byose niko bimeze. Umwami aherako ategeka Bwoba kujya mu ishyamba kwica ya mbogo yamunaniye, kugira ngo koko yemere ko yashize ubwoba. Bwoba niko kubaza umwami ati ese nyakugira Imana mu Rwanda, imbogo yakunaniye n'ingabo zawe ubu njyewe ndayishoboza iki?
umwami ati uranga kujyayo ndakwica, kandi nunakunda kujyayo izakwica, ni hahandi hawe, hitamo ikikubereye kizima. Ubwoba niko kwiyumvira ati mpisemo kugenda, iyakaremye n'iyikamena. Yegura icumu n'umuheto aragenda, maze abantu bose bateranira ku dusozi ngo barebe uburyo imbogo imwica. Ubwoba akigera mu ishyamba, imbogo yamukubise amaso iza yiruka, maze Bwoba ayirabutswe ubwoba buramutaha. Za ntwaro yajyanye azifasha hasi, maze yurira igiti. Kubera ubwoba bwinshi yari afite, Bwoba yakomeje kucyurira, maze agera mu bushorishori hejuru, ntiyamenya ko yahageze, maze arakirenga, aramanuka yikubita ku mugongo wa ya mbogo. Nuko Bwoba abonye ko bimurangiranye, afata amahembe ya ya mbogo maze arayakomeza. Imbogo ngo yumve icyo kintu kiyiri ku mutwe, niko kwiruka ishyamba ryose rarizenguruka, maze rimaze iza gutoroka ijya mu giturage. Nuko abantu bayikubise amaso bati wa mugabo koko yashize ubwoba, dore ya mbogo arayizanye. Nuko umwami ayikubise amaso abwira abahigi n'abandi bagabo bari kumwe ati murakanyagwa, ntimwari mwaravuze ngo yarananiranye? Umwami yungamo ati singuriya umugabo utagira ubwoba arayizanye, ngaho nimuyice. Imbogo barayitera amacumu barayica. Umwami abaza Bwoba burakiza ati kuki wahisemo kuyizana hano? Undi aramusubiza ati nyagasani, nanze kuyicira mu ishyamba ngo hato utaza kugira ngo hari uwamfashije cyangwa se ndakubeshya. Yongeraho ati kandi wibuke ko nta muntu wari wampaye ngo tujyane. Maze umwami biramutangaza cyane, abwira Bwoba ati nta kindi naguhemba, guhaye inka nyinshi cyane n'abaja n'abagaragu ndetse n'abaturage bahariye utuye, ugende ubatware bakuyoboke, ndabakugabiye. Nuko Bwoba aragabana, maze b'abaturage bamugambaniraga baramwara. Bwoba burakiza akira atyo kubera ubwoba. Nuko Bwoba atahana inka, abaja n'abagaragu, aragenda aratura aratunganirwa, maze abaturage bakajya bamutura amakoro, akavanamo ayo atura ibwami. Sinjye wahera hahera umugani. Murakoze inshuti za Rwanda 24, burikirana uyu mugani. Ni umugani ushimishije, nagira ngo niba ari bwo bwa mbere ugifungura cyangwa se ukigera kuri iyi channel ya Rwanda 24, ukore subscribe ndetse uduhe na comment, utubwire umugani w'ubutaha tuzagucira, kugira ngo dukomeze dukorane kandi tubagezeho ibibanezeza. Murakoze, mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.